buri mupira wose utera hanze ikipe ikomeye nka Peri buri mupira nicyo kibazo gihari Nicolas Bosco izo hotel nawe yaramuruye ejo ari kufra Peri yabonye nibyumvikana umukino utajubanzamo nibyumvikana kuvuga ngo ni utera kufura ikintu mvuga ku ikipe ya Peri nge natunguye cyane iyi front 3 umuntu utoya Kim Kiwanuka sinzi niba ari gukinishwa nabi wita Omedi we umundi nimba ari Omedi kare Omedi we nibindi nuvuga ngo Omedi udashobora nari nziko twagingo Kim ari buze gurana niwe wakambwe mbwete Omedi ntashobora gucenga umukinnyi umwe sinabikubwiye face to face sinabikubwiye Omedi nibwo nakarabye nari narabibonye muri match ebyiri ariko nkavuga ati yewe narakubwiye ngo urabona umuntu wa mbere Karenzi ubundi umuwinga ari ibintu bibiri nimba ushaka gukina nk'umu forward nimba ushaka gukina nk'umuwinga ufite pace barayifite nibyo barihuta ariko byibuze uraba ngo elimine umuntu umwe Omedi ntashobora bikorere gutera mu izamu bikorohere cyangwa se ugere gukora niyo cross ushaka gukora Omedi baransa baro aho kugira ngo yerimine agashaka corner nimba ari ikintu cyabaye APR yatangiye match ifite ruje kuri abataramu ko ari bamwe nje nabeshe pe nanjye Darko Novic ndamwumva nubwo afite ndeshe kuri baro ye ya nyuma ariko mugisha Gilbert arakurogana kurusha tutarajya kure hari umuntu yandikiye wa APR Karenzi akurikirane Dauda we ntabwo akunda gukina box to box ngo iramuvuna turahuza aho ngaho ngo ariko n'imigendere ntabwo ari box to box iramuvuna kubera kugenda agaruka gatandatu rero ntazashobora ibyo rero ni iby'abanyakayaga gatandatu yo rwose umunani niwo baruboneka ari fit ruboneka burya amakosa yose akora umunani yawe ukina ntaribi imbere inyuma ruboneka ibyo n'iminazi uyu nguyu kuvuka ntibishoboka ejo match irangiye ni kuri za kipe ntoya uzakina na Muhazi uvuga uti ni mwiza cyangwa bitewe n'ibishyitsi bimuri inyuma nako umuri inyuma ariko ntabwo Dauda w'uyu munsi Kazungu gatandatu ubundi nigira akazi gakeye ariko nayo match irangiye mugenzi wacu Nepo mu bicu yarambwiye Trikari sinzaba ndi mu kiganiro ariko ubutumwa uzabuhereza abacamanza babusesengure yarambwiye ati mubona fitness ya Peri atari ikibazo abakinnyi ba Peri bakora baritoza ubundi bwo ukabona ari abakinnyi bafite gukinira 90 reka mubwira gashya ejo mwinjiye ryane je ninje haburi minota 3 ariko saa mutwinjiye rimwe ko numva naramubonye ariko je ninje saa 8 zibura yego ejo icyambere nkiba ku rusengero nasanze nyine abafana ba Rayon Sport mano kwinjira kuri arena nambitse gato ni gwa Peri yari hageze habura amasaha 2 muri Coaster 2 za gisirikare APR yinjiye kare mu minota saa 7:35 rero nayo biraje ntabwo natinze rero mu kanya gatoya nahise ninjira muri stade na Emile Karinda yego Rayon Sport itangira kwishyushya umutoza wa Rayon Sport mu Afrika y'Epfo yabakoresha imyitozo itandukanye nk'icumi bitandukanye ngo APR yatsinzwe itaranakina niba no wo mapu mu gihe abakinnyi ba APR bani bakwikoresha kandi nibo basohotse mbere APR nibo basohotse mbere ariko ndeba impande zombi Rayon Sport ayisohokeye ureba ibintu bakoze uriya mugabo yibanze kuri 11 bagiye kubanzamo abahindurira abaperwa barimo kwiruka gusa barimo kwikoresha yabakoresha uburyo butandukanye nk'icumi nari kumwe na Desire Hatungimana yarabirebaga genzo wacu abiyende uburyo nk'icumi ubategura neza kujya muri match mu gihe abaperwa barimo kwiruka riboso iki ntamenya ibintu bari uyitubone uretse uruhu kuba ngo uyu ni umuzungu wa APR uyu ni umwirabura ariko ku myitozo atanga nta namahuro no APR kandi mwaramenye muri match ko abakinnyi ba Rayon Sport n'ikibazo bafite abakinnyi ba APR bafite ikibazo cyafite fast yafirangiye ubona ko APR igomba kwihutira usimbuza nubwo umutoza abikora nk'umuco oya ba urebye uburyo asimbuza nta nubwo nyine umubajije yaguha ibisobanuro kuko muzarebe mbere yo gusimbuza ahagurutsa barafite murimo muravuga muri kwivuna abagande bo ku mpande sibyo reka bikomozeho uretse ukomeza nimuza kureba ikipe ya APR ifite ikibazo cya fitness nayo babwiye haceho like ibyumweru nka 3 umukinnyi uri wese waje muri APR yaje mubona agenda ari umukinnyi mwiza uwo tuvuga ba wasubiye inyuma uwo tuvuga witwa Dauda uwo tuvuga witwa bano bakinnyi bose baje bagenda ariko wakwibaza ngo byaba coincidence kugira ngo abakinnyi bose badropinge form nyuma yuko kumara amezi 2 muri APR buri wese araba yasubiye inyuma simutabibona
Lamine Basso uvuga ngo kuri match yaza amakinaga neza shampiyona itangiye akinaga neza si bo batsinze polisi ejo bundi baguruka tubona baguruka nose polisi yo kuri fitness ntabwo tuba tuyishinja polisi igikombe kivuyeho oya ariko na polisi fitness ntabwo tuyemera Kazungu na fitness ya polisi ntituyemera kuba abantu bahuye bafite ibibazo byombi ntabwo bivuze ngo icyawe cyakemutse ujye guhura mu gikombe cy'amahoro muzamuvuga ibindi polisi murayibeshyaho polisi mu gikombe cy'amahoro ibigenda nibwo muzayipime noneho kare ibyo mvuga bigenda bagiye guhura katerega niba yakiza iyo uvuga ngo umukinnyi bagiye guhura na pe iyo uvuga ngo champion na polisi na kiyobe nari babwiye hano mashami yararangije urumva Karenzi na Muhazi yagiye baranganya abanya basimbura baraga wenda arimo kumwataka reka bahura mu cy'amahoro reberera Karenzi muri ruza muzambwire ko polisi agenda mu cy'amahoro bino byo kuvuga ngo umukinnyi afite impano azi gukina ariko ukibaza si umwataka wenda ngo yagiye muri mafilme ntagishyira fire iyo ari umukinnyi wasubiye inyuma ubona ko agifite impano icyo bivuze ni fitness nta kindi Dawuda nyine babiri ukabona yarabyibushye ukuntu agenda ukuntu yiruka ukabona nyine ntabwo ari wa Mudawura birasaba bano bakinnyi bari buze kwikaza kubashaka kubera ko ari umunyagana hapicara bati nge ndashaka amasezerano Lamine bako ari uwo muri Mali abacu bakarengana nk'ubu mumbwira Arsene araheruka tuguma wakimushyiramo ya arusha barafinda arusha amurusha imbaraga ni muremure siko mbyemera kuri karite z'umubiri barafinda ibyo yagiye ngira imibare ngira ibimenyetso nyuma yuko Mamadou bimunaniye ntibashyizemo kuri point ariko mucecetse kuko ikiza cye wamushyira kuri point cyangwa se nk'umuwinga imibare iramuvugira Mamadou byanze hataraza Watara bafashe Arsene w'umuwinga bamushyira ku 9 aratsinda uretse no gutsinda wabona gatagora abadefenseur se ariko uyu munsi yabaye ikibazo umutoza atekereza barafinda ese barafinda uko umusimbuza akomarira iki ntatanga pass ntatsinda ntabwo aba defenseur aricanga ku mupira awushubije nkuba Adera muhamagaye namushyira akabazo gakomeye yazamuhamagara kuko uyu munsi ubona yabatari karita hejuru ntabwo barafinda ari umuwinga statistique fe Mavubi nawo murusha nabo mubwira ngo uyu mutoza afite ibintu bimwe bimuhoramo wowe ubwawe Mamadou yakweretse ko adashoboye urwego rwa APR niyo mpamvu wazanye Arsene kandi akina neza ku 9 mu bushobozi bwa Arsene nyine nk'umukinnyi wo mu Rwanda hari n'igihe yamwicaje rwose burundu Arsene none uyu munsi ni gute umbwira ngo Arsene arabuze n'indeshyo n'imbaraga afite zagora kuko Arsene ntabwo nta mudefenseur ava kumushobora ni muremure afite n'imbaraga none se barafinda igice afite n'iki uhura na barafinda iyo igice cya mbere kirangiye barafinda gutangira kwishyushya ariko umubajije barafinda iyo umuzanye muri match tureke mu mibare yakumarira tureke ndashaka kubaza ikintu kibazo uyu ni umukino wa 7 na ntibeshye n'atari wa 8 iyi attaque ya APR sinakubwiye ngo yibare twice muri regional na Kazungu turi kumwe ni Kamana bivuze Kamana yarambwiye ngo nkuhaye match ebyiri ngo watarasimera araba ngo nkuhaye match ya polisi ni yareyo reka tuguhere polisi aratsinda ni analyse yawe kuri uyu muntu yatsinze penalty se buretse yatsinze penalty ntabwo yatsinze muri open play watara yes yatsinze penalty kiragite ngo usike baragiye dusobanurire ni cya Clement icyo mutwe kuri AS Kigali oya na cya polisi turi kuva match ya polisi yatsinze AS Kigali ariko yatsinze ikigo cy'umutwe wari kuvuga match ebyiri kuri polisi rero twari twatsinze 2 Kazungu bana bimwanditseho match ya polisi ya champion ejo bundi harimo cya Clement Kazungu ntabwo nari mbizi reka wenda abanza ko analyse kuri iki kintu hari umwataka waje uyirebye profile koko yari umwataka ubona ukomeye Sheikh Djibril Ouattara mu Burkina Faso waciye makipe nka za Berkane araza abantu bose babibonamo igisubizo cyuko ikibazo cy'ubusatirizi kirakemutse umwataka uyu munsi mu mikino 8 ese Ouattara hari icyo arusha bamba woma Arsene nta gishya ndibuze kuza kuvuga para ibyo navuze ubushize iyo uvuze CV si twaba twikanga nationalite naho ibiri mu iyo uvuze CV ndongera mbisubiremo nta mwataka numwe waje muri APR rusha CV utwa Mbahoma wabaye top scorer wo muri Champions League nta numwe no kumwe ngo akini ikipe y'igihugu ya Burkina Faso undi yabonye ko rap mu ikipe y'igihugu ya Nigeria ifite abataka 15 bari Burayi ajya no mu kibuga akina muri match ya gishuti yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo nshatse kuvuga ntuzavuge ngo uyu mutipe yazanye CV hatari kuko uwitwa Mbawoma wicaye aho amurusha CV icyo ni kimwe tucyemeranya ikindi cyaka mu mikino y'umutaramu nge simbona nk'umwataka typique nawe si umwataka rero nge mubona nka nimero 10 wene ariko wamenyereye gukina wagira ngo yamenyereye gukina n'undi mwataka
sinimo mutajya mubibona nka deuxième attaque pana wenda nka playmaker cyangwa se wenda nka mineur de jeu ariko hari ukuntu warana nka kuno kwa Joshua Zirkize mu ikipe ya Manchester United hari ukuntu ubona afite ballon urayimuha akayirekipera ari ukibaza forward pass agira ntayo no gucenga ajya imbere ntabyo ni ukuyifata akayiholdinga akayigumana akayigusubiza mu gakinana so kumutekereza kumushakaho solution y'igitego simbona ko bishoboka mu ruhande rwa Watara uko namwanarije ubundi se ni nka deuxième attaque ntago ari typical strike ariko mbere yo kwanariza aba bakinyi b'imbere batatu njyewe nanjye ubwanjye hari ibyo mbona bagikeneye gukora ngo banyemeze ndacyabona basanzwe Kiwanuka n'uri ndacyasanzwe ariko nanone nkasigamo reserve yo kuvuga ngo nta mpira babona niba sibyo kuko ejo Ombolenga yateye centre 3 zashoboraga kuvamo igitego ku ruhande rwa Rayon Sport Kagege na Claude ntibigeze barengwa umurongo ugabanyamo ikibuga ariko Rayon Sport ni ifite imbaraga ntago bagenda iyo mikinire no umupira uri moderne uyu munsi impande nizo zitanga imipira yes 2-3 niba 2 na 3 bawe batarenga centre urashaka ko muwinga cyangwa umwataka tsinda gute igitego cyavaye muri APR systeme ya Darko sibyo yicara inyuma ikaryama ikadefanda ibyo siko mbyemera njye nemera yuko iyo ubuze solution cyane cyane kuri full backs za 2 na 3 ushakira solution muri mediane naho mbona isa nkaho ntabwo ari cyo cyo kubura solution kuko reka nkubwire Papre wabanjemo ku ruhande rwa Rayon uruhande yakinagaho rwa Kagege akenshi yabaga yarutaye yagarutse hagati bivuze ngo Kagege yari free kuba yakoresha ruri ya ruhande akegera imbere akegera Kiwanuka cyane ko bugingo atari forum akegera Kiwanuka yarabimenye bakamenasa Rayon Sport ari mwiza mu kwataka ariko ni bon mu kwataka ariko no ko defend yarabikozeho cyane yego mbona ko Kagege ari briefing abafite yo kutazamuka kuko ejo nta cyamubuzaga kuzamuka oya uzi impamvu se kare reka nkwereke uze kureba cyane cyane niyo mpamvu Kazungu wenda yavuze ikintu nka mediane ikipe ya APR iriya front line iyo uhuye na menace biragoye ko nizo full backs zakora izo zo turazizi zira front 3 zo ira front 3 ikipe ya APR uko wabivuga ko ariko kose yaba Kim Kiwanuka yabonye imipira nk'itatu cyangwa ine uyu munsi yaba Omedi Dennis yabonye imipira nk'itatu cyangwa ine imipira barayibona ariko ukibaza ngo we explain yihe uyu Watarangene natangiye no gutekereza oya Watara we uyu muntu wamara muzangarukira yarekuriye nta mukinnyi birakinnye narababwiye bakamureba bakahita birukana ko kanya nuje kuri 7 icyo kintu cya 7 cyo banzo kihorera nawe cyaka makuru ye muri Algeria icyo kintu cya 7 cyo banzo kihorera wifata umuntu aruhetse ikipe yitwa Nyimba Nyimba yarayihetse uyu muhungu bita uyu wabaye top scorer mwashize uyu Victor Mbawemba nzahora mbivuga inshuro zose nta mwataka perfecte urusha Mbawemba niba warekura Chidiebere na Odibo ukaza none Watara ukaza no ubita Medina Kiwanuka ni bya bindi nta gishya Omedi arashaje nta agenda ibi nakina ni ibintu biraho hari ikintu Karenza avuze we yibagirwa ngo muvuze ko match ari nk'8 cyangwa 7 aravuze ati ejo ntabwo Kagege azamukaga na Claude nibyo ariko match zabanje zagasoge ebyiri n'urugero cyagenze gute abawinga bari nazo nuko APR yarasigaga Claude abagenda Claude abagenda bagerayo nako turi kuri Claude turi ku kibazo ari kuvuga ngo Claude ntazamuka turi ku kibazo cy'abawinga niba ukina na gasogi ikipe ntoya ikakudomina abawinga ntibagaragare nacyo ni ikindi kibazo dushobora ariko uziko fitina yabonye akazi ariko nuza mu gishaje Gilbert agiyemo yewe nkurikije nese mu gishotse ko imipira yiteraga yitarutsa byibuze nabona ko byibuze we anakora n'ibintu ukabona n'ibintu imikinire ya Rayon Sport siyo bakinaga ejo uruhare rwa Ombolenga na Bugingo sibyo na Muhire Keve mu mikinire ya Rayon Sport sibyo abo bantu batatu Bugingo Ombolenga iburyo n'ibumoso inyuma na Muhire Keve hagati sibyo abakina kuri iyo myanya muri APR fata Kagege ufate Claude hanyuma urebe na Lamine Ba urebe imikinire yabo abo bantu nibo banima attack sibyo nibo banima attack nibo bakinisha bari abantu impande n'umwataka niho imipira igomba guturuka ni ku mpande cyangwa hagati mu kibuga ku icumi abo bantu bose nta contribution ku mukino w'ejo Claude yakoze baragiye bamuha haji baragumana match yose
urumva yamubujije gukina yamubujije gukina ubwo rero no kwirwanaho wese uri kwirwanaho match nini detail yose ubugomba kwifunga kare nese yereka nk'urugero sarije cyageze Ombolenga adahari na Muhireke Viva adahari ari ukabona nyine Serumogo ashobora kugenda agakora iyo close akongera akagaruka Bugingo the same case nabandi bakabakora ibitandukanye icyo mvuga kuba winga ntago inshuro zose azizibasana zakina neza kuko fitina ari mu bihebye ntago inshuro zose Haji azakina neza de block situation ya Kiyovu yananiranye kuko umuntu wenda witwa Bugingo Hakim ari gukina neza byafasha ariko reba ngo mu buryo bure individuel umuntu arofaringa ikipe Rayon Sport yigeze ihura na menace y'umuntu witwa Hakim Kiwanuka ariko nk'umuntu twabanganyira ugenda hari menace yahuye nayo ejo abakunzi ba PER bagezeho bifuza barafinda arabarusha ejo irakumva barabarusha n'ubu mbisubira Hakim Kiwanuka barafinda aramurusha n'ukuri barafinda yakina imikino yose amubanzamo ubwo no kuva kaminuza usubira secondaire oya seriously speaking reka ngwire Kazu ikintu cya mbere uyu Mugisha Gilbert icyo bavuga ntibavuga ko Kiwanuka ntacyo atanga barafinda murusha ariko barabagereranya ni bimwe nese Kazu nibyo barafindura kumushinja ko yahoshije ibitegejo ariko yari yahageze byibuze akaza akabitwara fitina yarakubititse barafinda agiyemo none se igishya Kiwanuka yakweretse n'iki Kazu none se ibaze aruteza ikibazo wenda nta concretize ngo byaruze umusaruro none arutakora na kimwe ahubwo hari ikibazo kivuga ngo harudakora na kimwe none se aperiza ahurigura kuko impamvu mbibabwiye ejo narebye abo bataka batatu bagezeho basimburwa na Lamine urumva abantu bashaka ibitego bane Prex wakoresheje interuro ndayikunda cyane abantu bane bashaka ibitego b'abanyamahanga bose barasimbuwe mwabonye ko aperi yasigaranye abanyamahanga babiri gusa mu kibuga aperi yagezeho yasigaranye abanyamahanga babiri gusa mu kibuga Dauda na Mamadusi baje mu basimbu abanyamahanga babiri gusa bamaze kongeramo Ramazani na ubwo rero ni ukuvuga ngo Baka none se niba aba bashya batatu basatira baje kubera ko abari bahari byabananiye barekuwe ariko cyakora abanyarwanda byari byabananiye mbere ko bahoze bo aricyo nibaza kare aricyo nibaza urigura urumva sisi ko murimo kunyumva baba rafinda byarabananiye haza Baudibo na Chidiebere biranga icyo kibazo nakibajije haje abagande nakibajije afande de muri press conference abagande nabo kuri match yejo biragaragara ko nsabagande gusa na watara ubusatirizi bwa PER bwagara ko busanzwe kuko nubwo wenda twabonye match itarimo gutera mu izamu mu minota 90 hatewe umuzamu rimwe gusa Kiwanuka ishoti yateye ku munota yari inyuma ya surface Kadima ukuramo niyo mpira wonyine waganye izamu rero ntiyateye mu izamu Pierre ntigeze kora umupira wa Rayon Sport munyibutse twarebye umupira utarimo ubona wabyibaza abantu b'abahanga babyumve ni handi ho ngo habuze gato ariko wigeze utera umupira Pierre ukuramo rakada wowe aperi se ni gute ucata mu izamu rimwe gusa murebe ko abatoza batubeshya aperi yagombaga kwataka kuko Rayon Sport na draw yari mu mwanya mwiza wo kuyishimira cyane kuko ni iyambere irayoboye ninganya irakomeza kuyobora ikindi cya kabiri uraza kwipressinga ikindi cya kabiri mwibuka ngo Rayon Sport yaburaga umwataka wongenerwaho yaje awuhari ndabibutse akantu kabaye Richard yatanze pass ndende yo hejuru igera kwa numva ntibeshya ari Bugingo Papula cyangwa Bugingo ahindura umupira awuhindura Abedi aragwa aho kugira ngo atayimingo umupira utera mu rushundura Richard yatanze pass y'imoso zira runs none umupira utarahagarara numva ari Bugingo yita umuntu umwanya umwe na Abedi urabibuka imbere gutyo cyane yaraguye umunyarwanda umwanya wa Medi hajya Arsene Tuyisenge mu gushaka utera Abedi yaraguye Arsene Tuyisenge yakwicaza Omedi bakina muri Kitara so yavuye ibyo ari ukuvanga Arsene Tuyisenge agiye muri Kitara ariko ariko no kureba Karenzi aperi nidakurikirana ikibazo izabana nacyo mpaka ese bigenda bite ko bano mu myaka iheruka kuvatangira kugura abanyamahanga aho kaba tipe ko bazibona bazi gukina oya nakuze gukina nese ndakubeshya bano ba Omedi bari hasi nese uribuka bari hasi ariko kuki birangira basubiye inyuma ikintu cyabaye habaye comedy yabihanganiye hera n'umwaka ushize Kazungu ubuse Shibubu ntabwo arazi gukina Shibubu yarazi gukina avuye mu Rwanda ariko bitangiye kwanga habaye magahenge cyo kuvuga ngo imikino 9 enough is enough aba ntago ari abakinnyi babinzeme bakaza arabakinnyi beza byahindutse ntabwo kuri Godino na Chidiebere ngo asimbuze Kiwanuka na Omedi n'abakinnyi basanzwe n'ubundi amezi 6 bazongera bahembera bagenda hari ikindi kintu mutatekereza nakivuze bakiza na scouting ifite muri match nk'eshatu nyibabona cyangwa ebyiri
nagize impungenge ndavuga ngo nazibye kuri mikoro hano niba ntibeshye ndavuga ngo ababegereye bababwira ngo APR si kitara APR ntabwo ari vira igeze kuba ikipe ikomeye ariko ni ikipe ikomeye mu Bugande ibyo byihorera bucecetse APR ni ikipe y'igitutu ikomeye itwara igikombe buri mwaka niba uyizamo niba ubona muri Reyo hajya arakina ejo bikamunanira hajya agakina Basane ubu yabaye inyanya aba umukino usanzwe igitego yarasejo ntabwo wabura umukino ukomeye ngo uratigeze nka kiriya niyo mpamvu ari mu ikipe imurusha imbaraga n'abakinnyi bakwiriye gukina muri za Musanze icyo bisobanuye Rayon Sport ikina umukino nka Falenganya imikino 14 n'ibitego 13 nta match wabona yoroshye buri match abakomeye Keve Youssou Diagne amaze kunyemeza Youssou Diagne yavuze ati numero 11 muhire Keve buri match ni ngenderwaho abarara uzabona Denis Omedi yatsinze ibitego 2 Kiyovu ubundi wamubuze byatangiye kuvuga ngo no umushoferi w'vatiri utwara ikamyo rukururana ntabwo nkubeshya APR ni rukururana ntabwo kugira ngo mubamuhire Keve n'abashoferi barukururana nyine barukururana azava ajye Mombasa pakire ibyo abizana amahoro aranasubireyo ariko uwivatiri yayigusha mu nzira ntabwo ikibazo aba ba Omedi bafite na Watarasi ndakurikirana neza bari mu ikipe ifite igitutu cyane itabemerera kuba ngo wanganyije ntibyemerwa Jules Rutaremera arimo aravuga ati ubu ntimubona ko Darko niyo wamuzanira Messi yasubira inyuma byakwanga natuyobye kuva umwaka ushize urusaku rwari ruhari Foroje yatwaye shampiyona adatsinzwe ariko hari urusaku kuko ikipe atoza iraremereye uwo ngo rero Darko we sinakwirwa namuvugaho ari ku rwego rwo hasi cyane imitoreze ye yanagarutseho nta kirusha abamurisa abanyakozi b'abanyarwanda nta kintu barusha ari umufana wa Darko tuvuga uyu munsi turabona ko ruboneka kina neza kukiza kina neza muri Darko washubije inyuma abandi bakina hari ikintu wavuze turabona ko Roda kina neza ntabwo Darko azabuza Dauda Kazungu ntabwo Darko azaba impamvu ya Dauda Kazungu wanavuze ngo Darko yaba ari umuswa umukinnyi ukinira APR FC kuri match ya Reyo aza agaciro k'uburemere bw'iriya match ubwe ko tubona ku kibuga ko tubona ko makina neza yego ko tubona ko makina neza uyu munsi Dauda nibimunanira ni Darko ntabwo bishoboka Krema arakina neza Ruboneka arakina neza Roda akina neza Suwana akina neza n'abo ku giti cyabo bazi icyo bakora ku giti cyabo niba rarura mu kabari uzamubaza Darko sinza barenga ntabwo bishoboka Darko afite urwego rwo ruri hasi rwo gutoza ariko uri Watara ntazabazwa barara mu bagore ntazabazwa barara mu bubari ntabwo bishoboka niyo mpamvu amazina ane Suwana wamuzanira hose akina neza Roda akina neza Krema akina neza n'abakinnyi nk'abane nagora na Ruboneka ni barenze bane ko Kagege ni umwana nyine wavuye si umwana mu myaka kuva muri Marine ukaza kubanzamo muri APR nacyo ni ikindi utanafite umusimbo abapapagurika arawutakaje ngaho aritsinze ngaho urabona ko yananiwe kubo kabiri wa APR wasimbura Ombolenga ntazo urugero rw'abakinnyi bane bahozaho ba APR Kagege nta kinye match zose ariko abantu baravuga tuyi abahubagurika APR ikeneye kabiri w'umunyamahanga sezitaha niyo mpamvu ngubwiye ngo ku kibane tubona bakina neza kandi bahozaho na Pierre yongera n'uwa gatanu Pierre ntako sarakora n'uwa gatanu abandi rero bafite ikibazo hanze y'ikibuga batangiye batekereze kuri Samari n'uwo coach afite amakosa ye ariko coach naho ahuriye na Dauda wasubiye inyuma coach naho ahuriye na Lamin Ba uruha vuba utinya inkubara coach naho ahuriye n'aba bataka bashakina imikino 8 ubushize bari batije umunyakameruni muri Marine n'aba batangiye batekereza uko batiza umwaka utaha kuko bikomeje bitya batize ntaga match 10 ni nyinshi urahura na za match 10 ziraza kurusha gupima urwego rw'abakinnyi baguzwe kuko match ya kimwe ejo byari gupima Rayon na APR urwego Amarira Beti yatweretse ko ari umukinnyi w'ikipe ntoya arasanzwe yatsinze Gorilla turamwemera ariko noneho haje APR ari ikipe ntoya kuri Rayon Sport yakina gatanga umusaruro ariko izi zikomeye ntabwo ari urwego wenda ayisigare yakinyemo birashoboka ko wenda itangaho umusaruro polisi yayikinyemo sinzi wenda ariko match zikomeye zire ishaka 3 biragaragara ko match zikomeye simpamye ko Abedi yatsimbura Zidane ngo amutsinane igitego cyangwa yakuba none se Kazo jewe ikintu kimwe nemera mu myemerere yanjye umutoza aramutse abaye mubi sibyo ubwo abakinnyi bose sinongera kubareba genzi icyo umutoza avuze ku ikipe sibyo umutoza abaye mubi sinongera kureba ku mukinnyi kuko ubwo excuse abayifite kuri jewe ubanza twibagirwa vuba Rikari yatwibukije ureba ko Foroje
ureba ko Froje arimo niyo mpamvu yagiye ariko yatwaye shampiyona adatsinze ariko ari umutoza ashaka kuba mubi ariko yayihanganiraga ariko nanjye akiyeranja Kazungu. akabona icyo kimwe akakiryamaho hari uguhatana na shampiyona kuyitwara ariko uyihataniye nande ubu uyu munsi wagarura Froje agatwara shampiyona adatsinzwe byashoboka kuri iyi Byashoboka. ntibishoboka Byashoboka. afite amaye nta mukeba urwanira shampiyona wari uhari sezi ishize Aya? niko bimeze Yari ntawe ikina yonyine. yari yonyine mbwira ninde se ntabwo ari wenyine iriya reyo kiyovu nta mbaraga yarwanaga igikombe. juvenal yari yaragiye rayon sport yari itayadira aho ngaho kuri Zanzibar ndibuka ko yatangiye itsindwa na Gasogi. iminota yadufashe imeze Nta gutya kipe. 80% ya reyo Magnifique. tubona ni reyo ariko y'umwaka kuyubaka Magnifique ari akavidewo muhaye ejo niho tuzahera cyane cyane reba abari kuri YouTube bari kwita babibona mugani uwitwa Darikonovic utabasha gutsinda reba umuntu agisha inama witwa Robertinho kuri bande touche ahanga bari gukora inama yo ni gutsinda wisi team manager Team manager. Yego. none bigende bite niwagisha inama ariko mbese staff ya ari hirya ye ari Mazimaka hirya hari Ayabonga ariko araza akavuga ayabonga ari n'umujyanama gushyushya abakinnyi basimbura cyane mu gice cya kabiri oya da Magnifique nazo n'indi video noneho anahari kugeza ubwo kocha yaragiye niwe wari umwegereye kocha yaragiye noneho umujyanama ajya kuvugana ba Ayabonga ibyo kocha bavuganye ariko mujyanama ni umukinnyi wakiniye reyo ntabwo yabura igitekerezo guha nawe akaba nize no muri sansi niwe musofa niwe mutoza nabonye wungirije. abatoza aho niho gacinya yambwiriye ati umusaza nawe yamanitse kuri match ya match polisi ebyiri nabonye uwo Serami twavugaga adahari arazitsinze bivuze ngo Robertinho nta atsinze kibazo inganganyije afite indi. ni No, erega ejo Robertinho yaratsinze ahubwo niyo bigaragarira ngo Karenzi niba agisha inama umujyanama agatsinda ni ukuvuga ngo Robertinho arakomeye ahubwo cyane iyo aza kuba hari umusimbura wa Serami twari kuvuga tuti ntimubona nuko n'ubundi afite umujyanama nta mujyanama afite niwe ahantu yanyemereje Karenzi gupanga bari 11 yazanye ku munsi w'ejo yaranyemeje hariya yaciye impaka donc abantu bose babona ko yize adversaire akina ibingibi amfatira Keve Papure araza kumbera mu mwanya waho Keve bamufashe niba ajya kuri Papure Keve agere freedom akine